Tangiye uziko igihe kiri igihenda igihe se ngiye nta gihe mfite. ubwo rero uje kumbwira ngo iby'umwana Nanjye mfite igihe kandi njyewe yeyo mico ntabwo nyikunda. Abanyarwanda mwabaye gute? Tugomba gukundana twese turi Abanyarwanda. umva mubwire oya nta kintu na kimwe ntega amatwi yewe narinje kukwiyama amatwi yawe urumva yewe nje kukwiyama. Ikintu gitumye nza kukwiyama umwana wawe ntazongere kunsukira umwana wambabare neza kuri izuba ry'ihangu uje kuntera umwaka umwe yewe si hejuru y'amategeko. mvira ahangaha cyangwa njyewe nze nkwereke mvira. Rwanda idusaba ko twese twunga ubumwe tukaba umurungu umwe tugatera imbere tugateza u Rwanda imbere. Ibyo bintu ntabyo uzi. Narabimubwiye nararushye. Ubwo niba azabyumva niba atazabyumva simbizi. Ubwo bicengeza no mu bana mama rwose ni ukuri kw'Imana mama cyuha ntacyo ndamubabariye ariko haguruka. Ma maison est tout petite et t'as la chambre est jolie. Si Rory j'ai fait dodo Moscou. Nous avons la porte, les fenêtres et le mur, quati et le parfum qui fume ma maison. Mugenzi yewe iby'isi birananiye ariko mana yanjye ubu se koko uriya mubyeyi ngo ni mama Cyusa ni ukuri kose njyewe numva ntabwo mwiyumvamo na gatoya. Iyo mbonye umwana wanjye agendana n'uwe rwose mba numva ngiye binteye icyo n'iki. Ahubwo reka nze uziko niyunguye igitekerezo. Karabo mwana wanjye Karume mama ngwino mubwire ndaje. banguka mubwire ngwino mwana wako ufite ubwoba se humura ntacyo nkutwara icara hano rero tuganire. Karabo se ko mbona wiyanduje wari uri gukina maze ujye ukaraba intoki n'ujya kurya sibyo? Ujye ukaraba intoki kugira ngo utazarwara inzoka sibyo? Yego Karabo rero uzi ikintu nguhamagariye? Aha ndagira ngo nguhe amabwiriza yo kugenderaho. Ntambwiye ko wigana na Cyusa? Yego Cyusa rero Cyusa nubwo mwigana ntabwo iwabo dukundana. Uri kunyumva neza? Maze nimujya gukina uri kunyumva? Cyusa ntukemere ko mukina kuko iwabo batera umwaku. Ejo batazadutera umwaku wagera mu muhanda imodoka ikakugonga ugapfa nkakura kandi narakubonye nkubaba sibyo? Maze rero uzabyubahirize. Uri kunyumva neza? Umunsi wakinnye na Cyusa cyangwa se akagira ikintu aguha ukakirya nkabimenye nzagukurura amatwi n'amatama yose sibyo? Yego ngaho jya kwikinira ariko wibuke ukaraba intoki kugira ngo utazarwara inzoka sibyo? Arakuze azabishobora ariko ndabizi uriya mugore ntabwo ajya mba mu maso. Imyenda se ubu ndayivamo ariko ndayivamo. Iby'isi mugenzi yewe iby'isi birananiye. Iki kirere ko mbona kigiye guhinduka. Yewe reka ngire vuba ntuhanye ndebe yuko nabirangiza vuba kuko ndabona amasaha ari kuntwara kandi mfite itsinda ndi bujyemo ariko se yewe reka niyegereze ibikoresho byose. Mama yarambwiye sinarye karoti itera mu nda, sinyina icyuma sinyina kubaga, papa n'umuzungu mama ni Suzana, abana n'ababirikira nanjye ndi umubirikira. Kirisese kirisese mama yarambwiye niza
ndakinana nawe. Nora gusinikana n'ibibi, kwangana n'ibibi. Twese turi abana b'u Rwanda kandi turumwe. Nowera uribuka ko ticyo yatubwiye tuzadukundana? Yaratubwiye. Bwaramusanga. Babara sinzonje. Mwese muze gukina. Mama yarambwiye sinarye karoti, karoti itera mu nda. Sinyinya icyuma, sinyinya kubaga. Papa n'umuzungu, mama ni Suza, abana n'ababirikira, nanjye ndi umubirikira. Kirisese, kirisese, rero murekera ati jya gufasha ababyeyi bacu. Ntabwo ari wowe. Nena kwandika hariya. Utaye mu rugo? Nize neza se? Uragenda mu rugo? Umwana wanjye aba avuye ku ishuri sindanateka sindagira gute sara ry'iki siyeri mwana wa ngwino tuganire ngwino nkubwire banguka ariko ujya unasuhuza mami wawe yambaye wiriwe ute mwana wa wiriwe ute mwana wa ni meza ku ishuri se ku ishuri byagenze gute sheje yagusunikiye iki se mwana wa harya ngo ku ishuri byagenze gute umwana witwa nde isheja yagusunitse muri ku ishuri yagusunikiye iki yagusunikiye iki uri kumusaba imbabazi aragusunika uretse nze icara hano icara ndaje aba bagore babaye bate kuki batoza abana babo ingeso mbi zo kwirwa buretse arambona abagore b'abanyarwanda kubundi tugomba gushyira hamwe tukareka ingengabitekerezo ubwo ibyo ngibi yabikubwiwe n'iki buretse nze mwana wa ndaje ngiye kureba mama isheja mubaze impamvu umwana we agusunika ndaje sibyo abagore bagira ingeso mbi buretse arambona birwa bansunikira umwana baba bamubaza iki buriya be mama kara mwiriwe kwangu usunze ukanyihorera intashye igihe cyanjye
myinshi sha. imirimo myinshi se nunsubiza urabite Reka shawo. kandi niyo mico mibi mugira mukagenda mukayishyira mu bana banyu bakifata nabi ku ishuri. Njye mfite ikibazo. Se ni wowe? Njyewe Uje kunshaka w'iki se ubundi? njyewe reka nkubaze nka buriya ko umwana wanjye yageze mu rugo yavuye ibisebe ngo umwana wawe yamusunitse, ikintu cyatumye ansunikira umwana ni igiki? Ibyo nibyo bikuzanye kuntesha igihe cyawe? Nibyo binzanye. Nkawe w'umubyeyi ko icyo udashaka kugira inama umwana wawe ukamugira inama akareka kwifata nabi ku ishuri, nka buriya abana bacu nabavuna uzabavura. Uba muzima cyangwa warasaze? Ba muzima, ndi muzima ndetse cyane. Oya, ntabwo sobanurira. Ubundi uje kuntesha igihe cyawe utangiye utwigihe kiri igihenda. Igihe se ngiye nta gihe mfite. Ubwo rero uje kumbwira ngo iby'umwana wawe nanjye mfite igihe kandi njyewe yeyo mico ntabwo nyikunda. Abanyarwanda mwabaye gute? Tugomba gukundana, twese turi Abanyarwanda. Umva mubwire. Oya nta kintu na kimwe numva. Amatwi. Yewe narinje kukwiyama. Urumva? Yewe nje kukwiyama. Ikintu gitumye nza kukwiyama. Umwana wawe ntazongere kunsunikira umwana. Wambabare neza. Kuri izuba ry'ihangu uje kuntera umwaku w'iki? Yewe sintera umwaku nje kukubwiza ukuri. Abantu twese turi Abanyarwanda. Urantera umwaku ndi mu mirimo. Ntega amatwi, ntega amatwi. Ndakuyamye rimwe. Ndakuyamye rimwe. Yewe narinje kukwihaniza ahubwo ndigendeye. Gusa icyo ugomba kumenya Abanyarwanda ntabwo mugomba kugira ingengabitekerezo. Iwacu ntabwo bikorana. Ntabwo bigendana, ntibisabana. Urumva? Ndakwiyamye n'uwo mwana wawe uri kuvuga. Ahubwo buretse ndagenda mubwira azamuvunire ku ishuri. Azamuvune. Urumva? Ikizaba nzanywa umuti. Icyo nzi nuko tuba mu gihugu kigenda. Ariko wa mugore uri muzima. Kandi ntabwo uri hejuru y'amategeko. Mvira aha ngaha cyangwa njyewe nze nkwereke. Mvira aha ngaha. Icyo ugomba kumenya nuko twese turi Abanyarwanda. Njyewe ndaje njye ku ishuri ariko mbwira abarimu ibintu mwakoze kandi twese turi Abanyarwanda. Turi Abanyarwanda zanjye zirabwiriwe. Turi Abanyarwanda kandi Abanyarwanda. Shepo genda. Ahantu anyasiwe. Randebera di. Waraza kuntesha umutwe inka zanjye zibwiriwe. Yewe ntukantesha umutwe. Urumva? Tera umwaku mugira mute mwadukoreye amabi. Ndumva nanaguwe nabi. Kambe nicaye umutima wanjye ubanza utuze. Ndabigenza ntera. Urandebera. Sikigariwe. Buretse ndamusanga niwe. Nubuje kunyendereza. Ndamusanga niwe. Urandebera di. Muraho yemwe. Ni karibu se. Yego ni kazi. Mwemeze mutese. Amahoro. Ndabona mwataramukiye. Muraho Marisi. Akazi ko mu rugo kaba koroshye. Umva ntabwo kaba koroshye, umuntu aragakora ntikarangira. Nanjye ubu ngubu nari nzingitse nje kukureba. Mu minsi ishize nahuye n'ikibazo. Nahuye n'ikibazo, ntuzi wa mubyeyi duturanye turerera no ku ishuri hamwe. Ni mu makarabu. Afite akana k'agakobwa gatoya. Rero nagize ikibazo. Umwana wanjye yavuye ku ishuri ambwira ko umwana we ajya amusunika iyo bari mu ishuri. Harya barigana. Biga muri top. Ambwira ko ngo ajya amusunika ngo iyo bari mu ishuri abanamumwaza. Nyine ugasanga umwana wanjye biramukomeretsa. None nagize ikibazo narinje kukureba. Ariko none se mama Karabo akaba ari we ubwira uwo mwana ngo nyine inkuru iracyakomeza. Byumva neza nuko inkuru iracyakomeza. Mfite agahinda. Umutima wanjye mbamva mama Karabo se akabikora. Uriya mugore ureba kuriya. Uzi ibintu yankoze. Nta nubwo wicaye. Ndicara se buriya birihutirwa. Rero naje kugira ntye ndavuga nti ariko se k'Abanyarwanda twese turi bamwe. Uwazajya kumureba nkamubaza ikintu gituma umwana we yifata nabi buriya ku ishuri. Njyayo mfata iya mbere, njyayo
arangije umugore nasanze nyine ari mu kazi, namusanze mu murima arimo yahirira za nka ze, arangije arambwira, ndamutekereza nyine ikibazo uko cyagenze. Arangije arambwira ngo ngenga ubwoko bw'iwanyu ngo n'ubw'iwacu ngo ntibuhura, arangije aranyandagaza, yambwiye amagambo ateye isoni, ariko nakomeje mubwira ko twese turi abanyarwanda, tugomba gusenyera umugozi umwe, abana bacu bagomba kumenyana ndetse bakanakundana no mu ishuri. Mama Karabo se yuzuye iyo mico yayikuye? Iyo mico niyo afite, kuko n'umwana we mu ishuri ajya avuga ngo mama we ngo yamubujije gukina n'abandi bana, ngo mama we ngo yaramubwiye ngo ajye akina ngo n'abana ngo bo mu bakire gusa. None ko ziriya nama tumaze iminsi tujyamo za Ndi Umunyarwanda, Mama Karabo ntabwo ajya azitabira. Nese kuki atazitabira? Njya mbona aza wabona ariyo mpamvu afite imyumvire mibi. Uzi imyumvire afite? Uzi ukuntu uriya mugore yanesheje umutwe? Kera nagiraga nimero ye, se buriya ndacyayigirana. Umva reba kuyigira rwose umfashe, kuko ndabona ntabwo byagarukira ahangaha njye. Kera nagiraga nimero ye. Aha, nimero ye ndayibonye. Nimero ye ndayibonye, ngiye kuzamuhamagara. Uzi ukuntu umwana wanjye ava ku ishuri ababaye? Aha, ndayibonye. Wamuhamagaye se ubu nta mayinite ufite? Ndayibonye. Rero ngiye kumuhamagara. Ariko ashobora kutaduha umwanya none, wowe nzakubwira. Mbe ngiye se? Ugiye? Noneho ngiye manze mpamagare Mama Karabo numve ko yakwemera kunsura ubu tuvugana. Cyangwa se tukazashaka ubundi buryo duhura, kumva ibibazo byanyu ko kuri mbabarira. Jewe rwose mana yanjye hari ibintu ntashaka kwihanganira. Kumva ngo umwana wanjye ngo ku ishuri ngo bamutoteje, bantotereza umwana nkana. Nubwo bavuga ngo ngira amahane ariko baranambeshye. Ariko uzi ukuntu umwana wanjye ava ku ishuri afite agahinda. Byihorera ubwo nimero ye nyibonye, reka nanjye ngire ntakwanye tuno twenda. Twakwanya nanjye. Ahubwo buriya nzamuhamagara, nimuhamagara nawe nzakubwira. Noneho nze kureba ibyo bibazo. Reka nanjye njye ku isoko, njye kureba ko nabona udukweto tw'umwana. Wakoze kuma karibu kandi n'ukuri. Yego n'ukuri nakoze. Ariko iyo gahunda ndayikurikirana rwose. Bahari rubinkurikiranire. Ndayikurikirana nzaguhamagara. Nzakubwira. Urakoze cyane. Yego musuhuze n'abandi. Murabeho. Sawa sawa. Suhuza abana. Yego ye. Munsi wo arya Mama Cyusa yaje kundegera mu Karabo, se buri wamuhamagara we? Wamuhamagara nkumva ko ari mu rugo akaza tukabonana. Karindwi umunani mirongo ine uyu muntu umpamagaye ntabwo twaherukana dada, reka mwite. Alo? Alo? Mama Cyu uraho? Karame Mama Cyu. Ye, none se ko nagiraga ngo tubonane? Uranshaka? Ko nari mfite inama se? Nka 8:00. Nka 8:00 nshaka kujya mu nama. Irabera hariya ku kagari ya Ndi Umunyarwanda. Ye. Irabera ku kagari. Ye. Ni amahoro se wanshakiraga mubyeyi? Ye. Noneho reka tuze guhura. Nshaka kujyayo twabonanye. Yego banguke cyangwa tujyane. Turahita tujyanirana muri iyo nama iri bubere ku kagari. Ye. Sawa. Sawa murakoze. Mwari muri aho ariko? N'abana bameze neza? Nizere ko ari amahoro. Yewe nkufitiye n'inkuru.
sawa urakoze ubanguke tujyanirane yego mufitiye inkuru rwose ndaza kukubwira niduhura mufitiye inkuru yewe abantu b'iki gihe barasaze ndaza kukubwira ibya wa muturanyi wanjye ngo ni mama Rusira ndaza kukubwira sawa turabonana ye aha sawa mboneyeho umwanya wo kumuregera wa mugore waje kundega 8:00 yereka nkuru turimo twanjye vuba nari maze no kwambara noneho karabo ye ndamusiga mu baturanyi sawa ye se amakara abona ahamagaye 8:00 ambona atari kungeraho kandi nshaka kwigira mu nama ubundi yaheze mwiriwe abaha mwiriwe muraho neza yego ni karibu muraho neza mubatu muraho mu makara amakuru mukomere cyane Kirimana yego ni karibu nuko none se ko mbona ukiri mu turimo kandi twavuze ko turi bujye ku kagari we nari ndangije nagiraga ngo ku kadomoro nze kuguriramo agashera ntabwo nagutiye agashera ura cyangwa agashera se rwose mba numva ngakumbuye urambwira aho cyangwa niwo kwiyengera di oya hari umuntu hariya mu isantere abikora neza amakuru yanyu amakuru ni meza murakomeye ariko we uzi ko abantu neza twaburanye ku rwego wampamagaye mpita nibuka yuko nanjye nagushakaga ntagushakaga ejo bundi nahuye nuva gusenya reka mbivuge gutyo mpura n'umwaka wo ku manywa izuba riva kandi uzi ko umwaka ari uwa mu gitondo we uzi wa mugore ngo ni mama Rusi ibintu yankoreye mama Rusi wa mugore undi urerera hariya ku ishuri uriya mugore rero abana bagiranye ibibazo ku ishuri ariko ubundi njye sinjya mwiyumvamo ngira ngo narabikubwiye ntabwo njya mwiyumvamo buri ubwoko bwacu n'ubwo iwabo ntibihuza kandi nabyirutse iwacu bambwira yuko ngomba kwirinda bariya bantu rero yansanze mu murima ndi kwahirira inyana nuko mugore aratangira ambwira ibyabereye ku ishuri ariko buriya iyo ataza kuhava kare njye nari mwirengeje kuko buriya sinjya nkorana nabo kandi ndacyabafitiye umujinya njyewe oya rwose mama kara oya sigaho none se yagutwaye iki ubundi mu bintu bigaragara mwapfuye iki ndamwanga kandi mama kara narabikubwiye gahunda ya ndi umunyarwanda tujya kumvira hariya ku kagari ntabwo ujya ubyitabira mwaramutse muri aho reba uwo muntu usuhuza turongera dusubukure oya wigenda muraho mama Rusi mukomere cyane ni karibu uyu se ni makara muraho reka oya da none se mwari mwangambanye oya mwese muri abashyitsi munsi nabatumiye ntabwo nakwicarana nawe ariko yaje tukicara ntabwo nakwemeranya burya bwose ni uko nguko wari wabipanze nawe uri mu banyaga ntabwo byavamo ahubwo hari ikiganiro mwagira ngo tugirane rwose nkurikije ibyababayeho nkurikije amakimbirane mwagiranye nagira ngo mbaganirize amakara turi nimwicare mbabwire ikintu yambwiye ko ntera umwaka twambwiye ko ntera umwaka nta mwaka ukiraho amakara muri gahunda ya ndi umunyarwanda ibyo bintu twarabirenze ubu twese turi abanyarwanda ibyo bintu biracyabaho buriya se njyewe uyu mugore ntabwo byavamo ntabwo byavamo
hariya ku kagari tuhigira inama nyinshi, gahunda ya Ndi Umunyarwanda irakomeje, abanyarwanda bose turi umwe, dutahiriza umugozi umwe, nta kintu na kimwe dupfa. Mama Kara ukwiye kubabarira Mama Rusi, mukababarirana, mukunga ubumwe, ahubwo dukomereze no mu nama. Yewe namubwiye ko twese turi abanyarwanda, dukomereze mu nama, ibindi bihagije turabyungukira mu nama, ariko ni ukuri mubabarirane. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda idusaba ko twese twunga ubumwe, tukaba umurungu umwe, tugatera imbere, tugateza u Rwanda imbere. Ibyo bintu ntabyo uzi. Narabimubwiye, nararushye. Ubwo niba azabyumva, niba atazabyumva simbizi. Ubwo ubicengeza no mu bana. Bariya abana ni bato, bakwiye kutwigiraho ibintu byinshi kandi byiza. Ariko urabizi, mperutse kumva kuri radiyo bari kubivuga, bavugaga ahantu hose umunyarwanda, ariko ntabwo nari nakabyumvise neza. Oya rwose ni ibintu biri gutuma abantu bose bafitanye amakimbirane ibintu bikemuka neza. None se ntibibuka ko na ba bantu bahariya hepfo mu cyamo, yewe nigeze kubyumva, ariko se kuriya ni ukuri? Ego ko ibintu ni byiza, ibintu ni uburyohe. Yewe nimba ari ibyo ntunyumvishirize. Naramubwiye, nararushye, umwana wanjye yirwana agahinda mu ishuri. Mwongere musangire, mwongere musabane umunyu, mwongere muwe w'abanyarwandakazi. Yewe birashoboka yuko noneho nabyumva, cyane ko icyo dupfana cyaruta icyo dupfa. Ubu se ndamutse ndembye akaba ari uhinguka aho mbere, byagenda bite? Yewe murakoze. Oya nukuri kumva Mama Ru rwose ihangane, ibyo yagukoreye byibagirwa, byirengagiza. Nukuri mubabarira bya bindi byose, mubabarira. Ndacyari kubitekerezaho. Wambabariye ko reka mbitekerezeho. Mubabarire amagambo yambwiye turi oya yakubwiye nabi ngo dutera ngo umwaka, ngo sinzi ngo abana banjye ngo ntabwo bagomba kwicarana nawe, mbese byinshi cyane. None kuri Mama rwose ni ukuri kw'Imana, Mama cyuha ntacyo ndamubabariye, ariko haguruka ugenda ubwire n'umwana wawe ko abana bacu bagomba kuba bamwe, bagakinana, bakongera bagasangira. Urakoze reba n'ukuri rwose turi umuntu, ahubwo muze dukomereze mu nama. Reka isaha z'inama zageze, reka tujye mu nama, ndahungukira byinshi. Tugende kandi umbabarire rwose. Oya birarangiye, n'umwana ndaza kumubwira ajya akunda undi mwana. Yewe ikibazo nari Umunyarwanda ndayisobanukira. Yewe ikibazo nari mfite ni icy'umwana wanjye, ariko ubwo birakemutse. N'abana ubwo wenda agiye kujya ajya mu ishuri yige. Mama Karabu agenda, uriya mwana biriya bintu wamushyizemo ugomba kubimukuramo rwose. Reka tugende, ibindi ndabyumva. Umwana wa Mama Rusi nawe akajya ajya ku ishuri akisanzura. Si ibyo hari ikindi? Murakoze cyane. Nukuri murakoze, tugende mu nama. Kandi urakoze cyane nawe, utubereye umubyeyi w'igitangaza. Sinzongera kugufata nk'umuteramwaka. Umbabarire kandi umbabarire cyane. Tujye mu nama none. Tujye mu nama.